umugenzo wo gutwikurura narumvise ndavuga this is amazing. Uzi impamvu batwikurura? Impamvu batwikurura byari uko kera abanyarwanda barahingaga, noneho bakavuga bati umukobwa agiye kujya mu rugo atahinzemo, noneho azarya uyu, ni ukuvuga ngo agiye gutangira guhinga azasarura umwaka utaha ibyo wagiye guhinga, ariko ibyo twasaruye ubu contribution ye turayimuha ayitware. Ni ukuvuga ngo twebwe yakoreye uru rugo, niyo mpamvu bazanaga ibiryo, niyo mpamvu gutwikurura kwa nyako bazanaga ibiseke, bazanaga byuzuye ibyo kurya. Byo byari mu mutwe wo kuvuga ngo ntitujye kubera umutwaro urugo agiyemo, kuko urugo agiyemo rugiye kuba burije yo gutunga umuntu extra utarakontribuye, kandi twebwe yadukontribuyeho ntabwo agihari. Mwumve ubwo buntu abanyarwanda bari bafite, urumva byari ikintu gikomeye. Twebwe uyu munsi turabikora tukagira ngo ni fete irenze ku bukwe n'amafoto, ariko urumva nanjye ntabwo hashize igihe kinini mbimenye, kubera ko nyine ibinkora mba ngerageza gukura ngo abanyarwanda iki kintu bagikoreraga iki, kubera ko nta kintu na kimwe bakoraga kidafite impamvu. Niyo mpamvu ari byiza ko twebwe uyu munsi kugira ngo tuvane mu bwo bukungu bwose buri mu muco nyarwanda, twari dukwiye kujya tumenya iki kintu bagikoreraga iki, ese icyo bakoraga iki gihe ni update twagikorera.